bamenye iki gihugu barimo, iki gihugu bagomba gusigasira, indangagaciro z'iki gihugu aho zakomotse, indangagaciro y'ubwitange, indangagaciro yo gukunda igihugu, indangagaciro y'ubumwe bw'abanyarwanda. Aho Perezida Kagame yararaga mu cyumba cye, wari bafite amatsiko. nayo bafite amatsiko, mbaga nshaka kuhareba nyine ahantu perezida w'igihugu yararaga. Nk'ubutwari, ubupfura n'umurava. Yego, biragufasha iki? Urasobanura iki umuntu utari ugeze hano? Ni iki kintu uri buganize umuntu utari ugeze hano byibuza ku buryo gishobora kumufasha? Ndamubwira nyine uburyo aha hantu ari heza, mubwire buryo ki nyine nawe yazaza kuhatemberera, kuko nyine ni ahantu hakwibiyemo, ni ahantu hamwe hakwibiyemo ibintu byinshi. Genda samura tsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo, urugendo rwiza kandi urugendo ruhire. Ibihe byiza nshuti bakunzi b'Urugendo Online TV, ndabasuhuje cyane. Nitwa Sam Gakire, tuba turi kumwe n'ubundi muri rwa rugendo rwa buri munsi uko bwije nuko bukeye. Urugendo rw'uyu munsi ruri he? Turacyari mu minsi 100 yo kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi muri Mata 1994. Muri ya minsi 100 hategurwa ibikorwa bigiye bitandukanye. Uyu munsi turi mu mujyi wa Kigali, akarere ka Gasabo, turi mu murenge wa Kinyinya, aho turi kumwe n'urubyiruko rugiye gukora urugendo rwo kumenya amateka yo kubohora igihugu. Aho mubyeyi, urashaka ko umwana wawe agubwa neza, akaba afite ubuzima bwiza kandi yishimye, nta kindi mugurira ikinyobwa cyiza cyane, Sana Juice. Sana Juice zirimo amoko atandukanye, hari orange, mango ndetse na apple. Izi zose kandi zuje intungamubiri ushobora gufasha umwana wawe kugira ngo ubuzima bwe bumere neza cyane. Umubyeyi kandi wohereje umwana ku ishuri, ntiwibagirwe kumupfunyikira Sana Juice yo mu gakombe. Iramufasha kwiga neza kandi umusaruro we w'amanota bituma wikuba inshuro zirenga 20 zose. Mubyeyi, nimba ufite abashyitsi mu rugo, ibirori bitandukanye, ubukwe, inama, isabukuru n'ibindi byose, akiriza abakugannye bose. Sana Juice urayisanga kuri boutique zikwegereye, supermarket ndetse no mu maduka ajya atandukanye. Sana Juice ibiceri 200 gusa, ntubirenze. Sana Juice, wow. Ingabo za RPF Inkotanyi zagiye zikora ibikorwa bigiye bitandukanye, harimo kubohora igihugu, aho zagiye zinyura. Muzi ko hari ingoro zigiye zitandukanye z'amateka yo kubohora igihugu. Uyu munsi niho tugiye kwerekeza, turi kumwe n'urubyiruko rwo mu murenge wa Kinyinya mu nzego zigiye zitandukanye. Uyu ni umuyobozi w'urubyiruko mu murenge wa Kinyinya. Muraho neza? Muraho neza. Amakuru ni meza. Twishimiye guhorana kuri Urugendo Online TV. Amazina yanjye nitwa Ndacyayisenga Moise, magana inama y'igihugu y'urubyiruko mu murenge wa Kinyinya. Twishimiye guhorana. Turi hano turi kumwe n'urubyiruko mu nzego zigiye zitandukanye. Hari igikorwa ndetse n'ubuyobozi bw'umurenge, abayobozi nabo ndi kubabona umuyobozi w'umurenge, ndi kubabona abo muri njyanama n'abandi benshi bagiye batandukanye. Ubwo uratubwira ku gikorwa mwateguye nk'urubyiruko. Hano hari amakwasiteri ari mu rubyiruko, bari kuyabona. Igikorwa ni kihe? Uragisobanura nto dukurikiye. Murakoze Urugendo TV. Hano igikorwa twateguye nk'urubyiruko rw'umurenge wa Kinyinya ku bufatanye n'izindi nzego z'ubuyobozi mu murenge wa Kinyinya. Twateguye igikorwa, murabizi ko tukiri mu minsi 100 yo kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi. Twateguye rero igikorwa cyo gukomeza kwibuka. Nk'urubyiruko rero twasanze uburyo bwiza bwo kwibuka ari uko twajya kwiga amateka. Duhitamo ko twajya gusura mize ahabereye urugamba, hategurwa urugamba rwo kubohora igihugu cyacu. Aho His Excellency yavugaga avuga ati mukore gutya. Kujyayo hari ibyo byatwigisha nk'urubyiruko, cyane ko turi kumwe n'abajene bavutse nyuma ya Jenoside. Turaba bagiye bakwiga bakagira ibyo bamenya. Ni muri urwo rwego twateguye urugendo. Murabona turi kumwe n'urubyiruko rurenga 150, aho tugiye guhagurukira hano turi kumwe n'inzego zose. Turabasha gusobanukirwa Jenoside uko ubuyobozi bwabashije kuyihagarika, natwe tufata ingamba tubashe kwiga. Murakoze. Reka ngushimire, ubwo ibindi bantu badukurikiye baraza kubimenya. Murakoze. Urakoze cyane. Murakoze cyane. Murabyumva rero, nk'Urugendo Online TV tugiye kujyana nabo mu rugendo. Ubwo ni muri Byumba Igicumbi, abantu barahazi, hari ingoro cyangwa se inzu y'amateka
amateka y'urugamba rwo kubohora igihugu. Urugendo Online TV, keep watching.
Kinyinya isuku umutekano nibwo buzima urubyiruko imbaraga z'igihugu zubaka kandi vuba nibo Umurindi wa Byumba aho tugiye gusura inzu ndangamateka ariko hari ibisabwa, hari ibyo dusabwa kubahiriza, hari ibyo uko tugomba kwitwara. Turi kumwe n'umuyobozi waho kugira ngo twegere umujene nkatwe, araduha briefing hanyuma kugira ngo tubashe kwinjira tuzi uko tugiye kubikora. Tugiye kwiga, twaje hano tuje kwiga, sibyo? Hari abo tuzanye mu modoka twari hamwe ntibazi icyayi, wari bazi ngo kwiga icyayi gituruka ku giti kimeze nk'insina. Urumva rero turiho turiga, twaje kwiga nyine, kandi iyo umuntu yaje kwiga abagira ngo aze kugira n'icyo undi wese yabaza ati ariko handi mwagiye ubundi mwabonye iki? Dufitemo abanyeshuri, dufitemo abakuru, ariko hari za requirements nyine tuza kugira ngo tuze kumenya abanyeshuri ni bangahe, abatari abanyeshuri barangana. Ko nabyo turaza kwitwararika. Ishuri ni ukuvuga ngo niyo waba wiga no muri kaminuza ntabyo uri umunyeshuri. Hanyuma ibindi turagira ngo rwose abantu baze kubaza ibibazo ku buryo mutaha inyota dufite yose twayimase. Kugira ngo rero mu mwanya nshimira twese abitabiriye, morale mufite, ibibazo muri bubaze bize kudufasha kwiyubaka. Hari umuntu nahoze numva ngo ariko ngo buriya ngo wagusiga hano ngo wasubiye Kigali wamaraye ngo wagerayo ngo nyuma y'igihe kinini. Wagerayo nyuma y'igihe ingana iki? Iminsi 7. Amasaha. Ariko nta banyeshuri turi hamwe ejo basuye kuri Burende hariya. Bamwe bo kuri GS yihari. GS TVT Gacuriro. Ubu narigiye gusanisha ikibazo cy'amateka ya hariya n'amateka ya hato turi. Muri baza ko ingabo zatwaye igihe kingana iki inkotanyi kugira ngo zibe zigeze hariya kuri Burende. Byafashe ukwezi. Ubwo araza kudufasha ngo niyo mateka ubundi twaje kwiga. Turabisanisha gute? No kubona amateka ko twaje mu mateka yo kubohora u Rwanda. Mwibuke ko hari ingabo zari hariya kandi hari ingabo zahize zirara zihageze iryo joro kugira ngo zibashe kujoininga abari hariya n'amaguru. None uribaza ko bateze indege. Ubu rero niyo mateka dukeneye kumenya n'uwawe. Okay, executive yakoze. Mwiriwe nitwa Frank Nshimimana, abandi umuyobozi w'ingoro y'urugamba rw'amateka yo kubohora. Bahaye ikaze. Ngira ijwi riri hejuru ariko kugira ngo ntaza kuvuga mpindukira, reka nsabe nk'aba begera utya mpagarara aha ku buryo tuba tureba. Ibyo byiza. Okay, mbahaye ikaze. Murihangana tubakirira aha ngaha, ubundi aho twakirira abashyitsi muri iyo sare irimo aho hepfo nayo ibumbatiye amateka akomeye cyane, ariko hano ku Murindi w'Intwari tumaze imyaka 2 dufunze tudakora kubera iki? Kubera umushinga wo kubaka ingoro nshyashya inyuma muri kureba igomba kujyamo amateka mu buryo bufatika bunagaragara. Kuri uyu munsi ibyo turi busure ni bimwe mu biri aha ngaha bibumbatiye ayo mateka. Ibyo ndi bubabwire ibyo bizakorwamo exhibition cyangwa exposition mu bakoresha igifaransa, akaba ari byo bimurikwa muri iyi nyubako iri aha ngaha. Akaba ari impano nyakubahwa Perezida wa Repubulika yageneye Abanyarwanda agomba kubashyikiriza mu mpera z'ibihumbi 2024. So muri bake mu Rwanda bagiye gufungura kuri ako kazi. Si byiza? Ubwo muraza kubishimira ubuyobozi bw'abafunze by'umwihariko. So mbere yuko dukomeza ndagira ngo mbanze mbamenyeshe ko bitemewe gufata amafoto n'ababikora by'umwuga hano. Ibyo ntabwo ari hano gusa, ni museums zose zo ku isi. Bibuzwa kubera iki? Bigira bimwe mu bintu nka 3 bituma babuza gufata amafoto. Icya mbere
nimusura museums aba ari ahantu hamurikiwe ibintu byihariye, sibyo? Biba bigomba kuba byihariye. Hari abatunze kamera nziza nk'izi ngizi, ushobora gufata amafoto akagenda akayaprintinga agatangira akamize muri karitsiye iwabo, si bishoboka? Akajya yishyuza, niyo yajya yishyuza 50 cyangwa 100. So iyo ngiyo iba ari duplication. Icya kabiri, nimusura izi mize, wenda nimugira amahirwe yo gusura nk'ihuye, izi za ethnographic museum cyangwa izivuga wenda ku biremwa muntu n'amateka yo hambere, muzajya mubona ko harimo special collections zimaze imyaka amamiliyoni n'amamiliyoni, zimaze imyaka magana zibitse zimuritse muri museum. So uru rumuri rwa kamera rugenda rwangiza umwimerere y'izo collection. Ndi kubibabwira, ntimwite mubireflectinga hano muvuge ngo ufoto iyi nzu bitwara iki. Abenshi muri mwe tubaretse mugafotora niho birangirira kuri za Twitter, sibyo? Bikarangira biteye ibibazo kurusha ibisubizo, sibyo? Icya gatatu impamvu babuza gufata amafoto ni iki? Ni ukugira ngo utabuza abo wasize mu rugo ayo matsiko yo kuza kwisurira hano. Ushobora kuva hano, aha dufite ibintu byinshi bibumbatiye amateka nk'uko turi mu bisuri. Dufite indake, sibyo? Indake zo bitari bishoboke ko tugeraho. Urumva urihangana. Ushobora kuyifotora ukagenda ukabwira abo wasize mu rugo ibyo twakubwiye n'iki, bikarangira nawe usurishije mize wa muntu ntazirirwa zaho, sibyo? So turihangana rero ntidufata amafoto. Namwe muri kubikora mu buryo buri professional, ntabwo byemewe gufata amafoto. Aho ndi bugere ndabizi mukeneye amafoto ya souvenir, sibyo? Yerekana ko mwageze hano, mwasuye umurindi w'intwari. Hari aho ndi bugere nkababwira ati hano biremewe kubafatisha. Hari ikibazo? Turi bwihangane, izuba ritwice ariko twige, sibyo nyakubahwa muyobozi? Muri urubyiruko abenshi turangana, harimo abanduta. So ahangaha turi niho kino gihugu cyiza twishimira cyaturutse, sibyo? Umutekano mwiza, iterambere, imiyoborere myiza, ubukungu dufite, kurwanya za ruswa, gutsura umubano n'ibindi bihugu byose byaturutse kuri iyi misozi, umurindi w'intwari, isoko y'intsinzi, sibyo? Tugerageze tuhahe icyubahiro hakwiye, sibyo? Ndabasaba twihangane, umwanya biri butware ibyo ndi kubabwira, twihangane dukomere gikotanye, sibyo? Abarwanya urugamba, ababohoje kino gihugu, abenshi banganaga hano, sibyo? So twihangane, tumenye ayo mateka, tugende tuyasangize n'ahandi, sibyo? Tuyakuremo iki? Tuyakuremo ubwo butwari natwe buturanga, sibyo byiza? So aha ku murindi w'intwari ni imwe muri mize dufite mu gihugu kuri uyu munsi zikora ikigo cyitwa Inteko y'Umuco. Cyongereza cyitwa Rwanda Cultural Heritage Academy. So dufite museums 8. Eshatu zerereye mu mujyi wa Kigali. Hariya hahoze hitwa kwa Habyarimana, murahazi, harabahageze. Kuri uyu munsi imurika ubugeni n'ubuhanzi. Turacyari mu rugendo nk'uko nabibabwiye, duhaguruka mu mujyi wa Kigali, turi kumwe n'urubyiruko rwo mu murenge wa Kinyinya. N'urubyiruko rwarizwa muri ARG yo mu murenge wa Kinyinya. Ni batoya, ibyo byose bavutse nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi. Nabo basuye inongoro irimo amateka akomeye y'urugamba rwo kubohora igihugu, iherereye Ibyumba, ku murindi wa Byumba. Haruguru hari amazina ninde? Amazina yanjye murakoze. Nitwa Kayonga Sami. Nkaba niga muri JS Kinyinya, nkaba mba no mu muryango wa ARG Kinyinya. Ufite imyaka ingahe? Ufite imyaka 17. 17. Hano urahaje, byari byose n'ubwa mbere mu mateka mwasobanuriwe mu buryo babatembereje, hari n'ahandi mugitembera. Niki kintu wungukiyemo, niki kintu wamenye gishya? Murakoze. Bagerageje kutuganiriza ku mateka yaranze igihugu ndetse n'urugamba rwo kubohora igihugu muri rusange, uko ingabo z'inkotanyi zinjiye mu Rwanda, nuko zagerageje gutsinda urugamba ndetse na strategies zagiye zikoresha kugira ngo zitsinde urugamba.
twagiye dusura ahantu henshi, twasuye inyubako iri kubakwa bazajya batemberezamo abantu, yego dusura ndetse n'ahahoze ubuvumo bwa nyakubahwa perezida wa repubulika Paul Kagame, dusura n'ahandi hantu henshi, n'ahantu APR yavuye, ikipe ya APR, ikibuga aho bayifondeye, twamenyemo ibintu byinshi cyane. Murakoze. Bikwigishije iki rero, utahanye iki? Icyo nahanye nkanjye ni ukuba intwari. Kuru yawe ni meza. Ufite imyaka ingahe? 15. Wiga mu kangahe? Niga mu 4. Uri mu bana baje gutemberezwa hano. Hari ibyo byose, hari amateka ku ishuri babigishije, hari n'ibyo rusanzuze. Niki kintu ubonye gishyashya ukuye hano mu byo weretswe? Ikintu gishyashya twakuye aha ngaha ni nka nyine ni ahantu ndangamurage, ahantu perezida yabaga muri 92. Ikindi nyine twagiye tuhigira ubumenyi, yego ni ibintu byinshi nyine twahakuye byadufasha no mu buzima busanzwe, nk'ubutwari, ubupfura n'umurava. Yego, biragufasha iki? Urasobanura iki umuntu utari ugeze hano? Ni iki kintu uri buganiriza umuntu utari ugeze hano byibuza ku buryo gishobora kumufasha? Ndamubwira nyine uburyo aha hantu ari heza, mubwire buryo ki nyine nawe yazaza kuhatemberera, kuko nyine ni ahantu hakwibiyemo, ni ahantu hamwe hakwibiyemo ibintu byinshi, aho perezida yabaga, yego aho bigishiriza amateka, yego aho APR, ikipe ya APR yafondewe. Bababwiye ko bayifonze, byagenze gute? Nyine ngo bari bari aha ngaha, yego noneho mu gihe cy'urugamba rwo kubohora igihugu, noneho nyine barangije imikino bashobora kujya bakora imyidagaduro. Niho yatangiriye. Umwaka urawibuka? Ntabwo mwibuka neza. Bawibagiwe? Ni 92. 92. Okay, ha mugenzi wawe nawe atubwire amazina ninde? Murakoze. Nitwa Ndayisenga Papi. Ongera nijwi kugira ngo abantu bakumve. Ndayisenga Papi. Aba nanjye ikintu rero nagira mvuge, nyine amateka naboneye ahangaha ni menshi, kandi ibyo bambwiye ni byinshi, kandi nanishimiye kuba nabibonye, nkaba nanabyumvishe. Bambwiye byinshi cyane, gusa nyine ibyo nabonye ni byinshi, kandi ibyo batubwiye ni byinshi, twabyishimiye. Wabyishimiye. Noneho nk'umujene bigiye kugufasha iki muri rwa rugendo tuba turimo rw'urubyiruko, imbaraga zubaka igihugu? Nkawe icyo uvanye hano biragufasha iki? Okay, murakoze. Ikintu biri bumfashe njyewe ni ukubaka igihugu nk'ibyo batubwiye, nyine nkaba intwari, nkamenya gutangira umurimo nkawusoza, nkamenya nyine gufatanya n'abandi, nkasenyera umugozi umwe. Yego, icyo kintu biri bumfashe. Yego. Nayo amateka ukuye hano utaruzi, umvaga wenda ukaba utarusobanukiwe? Amateka nkuye hano naho perezida yararaga, ibyo nabonye nyine ntabyo narinzi, nkaba nanabonye naho ngaho APR bayifondeye yafunguriwe, nabyo nkaba ntarimbizi, n'ahantu nkaba ntarimazi. Amateka rero nkuye hano nayo ngaho ya perezida yabaga, akaba nyine ari amateka akomeye cyane. Yego, bitanga isomo ku rubyiruko. Irihe somo ku rubyiruko rimeze gute? Amateka yose wumvise, amateka yose urubyiruko dufite ubu, wenda uhereye ku mateka wumvise, wumva rufite irihe somo, rufite uwuhe mukoro kugira ngo twigiye ku mateka wumvishe wenda ya hano? Twigiye ku mateka numvishije, urubyiruko isomo rufite ni ugukora umurimo rukawusohoza, kandi rukamenya gufatanya n'abandi, rugasenyera umugozi umwe, kandi tugafatanya muri byose, ibyo tugeraho tukabigeraho hakiri kare. Urakoze cyane. Mu bamwe mu rubyiruko twazanye harimo n'uwatangije AEG muri groupe scolaire ya Kinyinya. Muraho neza? Muraho. Mu rubyiruko turi kumwe hano rwo mu nzego zigiye zitandukanye mu murenge wa Kinyinya, harimo n'urubyiruko ubereye umuyobozi. Ubona aba bana bazanye hano bagiye gufasha iki abandi bana batabashije kuza gusobanurirwa aya mateka? So murakoze. Amazina yanjye yitwa Nshizirungu Vincent. Twagiriwe amahirwe menshi kuba twageze hano ku gicumbi cy'umuryango, gicumbi cy'inkomoko. Mu by'ukuri abana baje, abana twazanye uyu munsi, declaration twazanye, ni abana bafitiye runini bagenzi babo, bashobora kuba batabonetse aha, batagira ubuntu bwo kugera aha, kuko uburyo bangana ntago bose bari kuza.
ariko abake bahageze babereye imbona abandi, niyo mpamvu nakomeje kubabwira nabwo ni muhagarare neza mwumve kugira ngo abasigaye bataza kugira icyo babaza mwebwe mukaza kurya indimi, kugira ngo ibi bintu, kuko dufite amahirwe menshi cyane kuba dufite igihugu cyiza. Yego. Noneho tukaba tugeze aho ameze nk'aho ari fondasiyo, intangiriro y'urugamba, aho rwanzikane cyangwa aho rwabereye urw'amahina, kugira ngo tugire amahirwe kugeraho ikipe y'umuryango yatangiriye, tugira amahirwe yo kugeraho nyakubahwa perezida wa repubulika aho yararaga, tugira amahirwe yo kugera hari indake, mbese tubonye byinshi ndetse birimo gutuma abana bagiye kubera imbona abandi, kugira ngo abandi nabo bagire byinshi bamenya kubera abo. Reka ngushimire, urakoze cyane, twizere ko n'ubutaha n'ubundi ubwo ni bamwe wazanye uzongera uzane n'abandi nibyo bazanye n'ubundi babyigisha abanyarwanda muri rusange. Urakoze cyane, murakoze cyane namwe. Kandi n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kinyinya, muraho neza? Muraho namwe. Mwaje muhagarariye aba bana baje gusura iyi ngoro y'amateka yo kubohora igihugu, ubona bivuze iki wenda muri rusange ku rubyiruko kuza gusura hano? Murakoze cyane, ni ikintu gikomeye kuri twe, kuko hari igihe abantu babona iterambere ry'igihugu aho rigeze, abavutse muri 1995, abavutse muri 1990, mu mwaka wa 2000 mwabonye ko twazanye abana bato bakiri bato cyane, abavutse muri mwaka wa 2005. Impamvu twabazanye hano ni ukugira ngo bamenye iki gihugu barimo, iki gihugu bagomba gusigasira, indangagaciro z'iki gihugu aho zakomotse, indangagaciro y'ubwitange, indangagaciro yo gukunda igihugu, indangagaciro y'ubumwe bw'abanyarwanda, aho byakomotse ni hano. Byari ngombwa rero ko kuko bakomeje kubitugaragariza, bakomeje kubidusaba, kugira ngo bamenye igihugu. Twari mu minsi 100 yo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi, ariko bakavuga bati abahagaritse jenoside ubundi izi gahunda zose zatunganirijwe, ko twumva ku murindi w'intwari mwatujyanye tukajya kuhasura, tukamenya, tukanahakura amasomo azadufasha gukomeza kubumbatira ibyo turimo. Byari ngombwa rero ko tuza hano, ni nacyo cyatumye tuza hano, kandi mu kanya twari dukoza akanama nuko mutari muhari, tubabaza ngo se mwungutse iki. Buri wese rero yatubwiraga rwose icyo yungutse, avuga ati burya habayeho kwitanga, habayeho guhagarara kigabo, habayeho kugira icyerekezo. Ubu natwe tukaba tuvanye hano umutima wo gukunda igihugu, umutima wo gukorera hamwe, ariko umutima wo kunambira igihugu.